Kane. Yes, kanizere ko umeze neza cyane udukurikirana umunsi ku munsi udahwema gukora subscribe kuri televiziyo tiyo duhuramo bice bigiye bitandukanye n'igiti passe ngo cyatanga tuzakanza amabere shambre byabuze musta y'abademu cyangwa zahankananiye abagurika musuzo wowe uherere hose ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda nyamuneka kora subscribe ubundi tubashe kubana mu bice bigiye bitandukanye amanywa n'ijoro turakora kuzuba imvurirwa turakora kugira ngo tubashe kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye kano kanya nahamagawe naje ntabwo nari nk'intumwa ahubwo nahamagawe ndi kumwe n'uwahamagaye ndagira ngo yigiye hano hino ngwino hano tuganira ata amakuru amazina yawe Muhamagare Perusi. So uyu munsi wahamagaye rero izuba ni ryose nawe ndabona ntorohewe hafi nk'igikoma uratwite iki cyatumye umpamagara tuzakinywa ryari mwafite ifimba tuzakinywa ni hafi ni vuba okay imeze bite sawa ikintu nguhamagariye ni kimwe nshaka kufasha kuko mfite ikibazo mfite umugabo yarananiye aragenda amafaranga agakora arahembwa ndabizi yose yamarira hanze mbona n'igiceri cy'ijana ubwo kandi nta nubwo ndagura na kenda na kamwe ndahanga kandi hafi kubyara ndore nukwirirwa nihigira nikarangira nishakishiriza ubuzima bwarancanze ariko ndamaze kumenya ahantu aherereye kubera umuntu w'umuganga nahamagaye ngo amfashe ambwira ko azamumfatira ansha amafaranga 700 mu 35 none namaze ku muganga none namaze kumenya ahantu ari umaze kumenya aho herereye nahamenye ndahazi rero abantu tushobora kugenda tukayobayo boku ikintu kiza banza hamagare muganga kugira ngo ugende neza ndahazi nahamenye yakoze byari bitagushika oya yanjewe yambwiye ko azabamfatanishiriza kandi akabinyereka karabaye noneho abantu dukurikiye mu byumbereze ngo ajye gufatisha abantu bafa imva kandi yabimbwiye twanavuga muhamagare twumve ndetse ndebe rero parerera abantu nabo babyumve abanyamakuru bajye bagaragara sha yanga guca abaye composition banza ari ama network ngira hamagara amarezo sitaniya kirano gushana aha iciyemo allo allo muga umeze ute umva yamayinite yanyara kukomeza candaho ubwo rero nahantu nari ngiye kujyayo ariko ndebye kujyayo uriya mugabo ntabanje ngo mushyire ku gasozi byibura bose bamurebe mbona naba nkozi kosa nari ngiye kujyana n'umunyamakuru nari muhamagare network ni kibazo allo muga hantu nari ngiyeyo wamdangiye babantu bari ariko ndebye kujyayo nyine uriya mugabo nshaka kumwanika akagaragara nari mvuze ngo reka mpamagara umunyamakuru tujyaneyo oya erega arampemukira kandi mba mbona birenze dufite ikibazo kimeze gutyo nta naragerageje naramwihanganiye nta mpamvu reka mbanze mushyire ku gasozi nawe byibura agaragara numvaga nyine nuko wenda nagize ikibazo ariko mfasha ntacyo tujyane wenda nibibi ikibazo cyane cyangwa nibigaragare cyane nta kindi kirenze no kugira ngo njyane n'umuntu kugira ngo nyine byamvuna ari amafaranga 350
ndetse ni na benshi rwose. Turi abantu batatu bonyine. Ni batatu gusa. Yego ndi kukumva. Hoya ntabwo ndi bubarenze. Yego ndi kukumva. Ntabwo biba muga, ntabwo biba pe. Ntabwo biri bube pe. Reka ntabwo ndi bukora ikosa. Ntabwo ikosa twarikora muga. Turi abantu batatu twenyine. Yego. Oya ntabwo tugenda turakavuye, ntabwo turenze batatu cyangwa bane. Ndi kubyumva. Ntabwo mushyira ku gasozi pe. Ndi kukumva. Sawa reka ngende. Kandi urakoze. Bakubwiye. Ndahazi. Intega ndahazi. Uri ikintu cyiza. Niba atari hafi tugiye gukuraho kamera. Tugiye tugeyo. Hano Bo turaza gusubiza. Ni hafa. Tugiye. Ntabwo ari Agiye ntabwo. hano mwanya urimo murajya he? Ari umugabo we fungura. Umugabo usanga hano haza umuntu ntabwo byemewe. Kingura rero mudakingura ntabwo tubyemeye. Ndabizi. Arimo fungura. Makuru ndabizi. Nizana nawe urimo umaze ntawe. Ntabwo byakunda. Kingura ndabizi ko bari mu. Kingura gusambana. Ako kingusambana se mugore cy'umugabanya ari waje gusingura. Kingura n'umukobwa bite. Kingura hano. Kingura ndebe. Nimbabura nawe mbaza icyo ushaka. Ndabizi ko mbasanyira agafunguruzo. Ndabizi ko maze byari byarambangamiye. Nari maze fungura. Murashaka bapfiremo ariko nabanza muganga yakoze shaka. Ariko tuze. Ntabyo bamuza kugufungura uboye to wifungurira. Byato yifungurira. Hababo. Tosubirana. Oya, byanze we. Baba. N'ubundi yambwiye ngo ukoresha predase ni ibiki nta n'ijana ritaha mu rugo umuntu yenda kwicwa
n'inzara bimaze kuyikoresha nta mafaranga atahana ntacyo bimaze ataha ubusa n'abataye umutwe nta kintu namusaba ngo ikintu cyiza za telefone muhamagare ndero ikintu yabafasha nshatse nanakora kugapfa gutyo umuzongera kuvuga muri ntabwo wumva warananiye kutabinyemerera ese ubundi wabuze iki uba wabuze iki bajye reba akarenzaho akaryamana n'umwana wawe uguma niba bakubeshye ngo urekere uguma muri baraguma ndaguma aha sawa twigendere tumureke oya none kari kumbwira ngo baramubeshyira ibi bintu namureka nakureka ukagumuko mukaguma mufatanye n'ubundi ntacyo umariye yose wayamariye urambabariye oya ubabarira iki urishyura amafaranga yose ngiye gutanga mpamagara uriya muganga urayishyura ari amafaranga urayatanga muri buyatanga ibyo se ndabizi igihe nabimenya ntabwo byo byaba mbizi cyakora uyu muganga arakaze mumbabarire mugabo ba bantu nabafashe pe nabafashe barafatikanye urumva banze gutandukana baba we nakomeye inzira uyihe ndakoresha iki kugira ngo batandukane Nabanza mubwira teza akavuye kuri kamwe gukamera mu nda. Iyo sigata turitaho kandi yemeye kuyatanga. Yemeye kuyatanga 350 bisigaye yemeye kuyatanga. Mwatubabariye ubundi. Ukuri gusaba imbabazi mwatubabariye. Kandi ari hondi. Ntabwo nzababyongera. Fata amazi. Ntabwo nzabyongera amazi. Sinsubiremo. Inarinze guhamagara rega n'umunyamakuru ngo amerekeze bino bintu biba bikaze nagira ngo batwanyicirayo. Amazi wayamaze kuyasukamo. Muragenda kusukaho amazi koko. Oya nimumbabarire nasabye imbabazi. Sawa naje reka mbikore vuba ndebe. Nimumbabarire nasabye imbabazi. Ntere amazi ngo nsohoke hanyuma ngo nkingeho ngo baraza kuza gufatanuka ngo sisubiremo ngiye. Okay. Mumbabarire ntabwo nzongera. Urahita uyatanga 350 asigaye. Namubwira hari. Urayishyura. Okay. Sawa. Ariko sha umva. Warambonye uneshinya. Mana yanjye wiri gunesha umutwe. Ninjye wabiteye. Shaza. Yes, mwana. Tugende. Babaza ngo ntidusubiremo. Tugende. Tubareke. Bavuze ko tudasubiramo twafata. None se wenda baraza kwisohoramo nta wandi. Harisohora. Uko bamvuze. Ubwo tuwegekeho gutya rero. Yesu ubikira bigenza gute mukabyara? Ubu baraza kwivanaho. Bambwiye ko nteramo amazi bo bari wite bitandukanye. Leta bitandukanye. Ubwo byarangiye. Ntegereze. Mbega abagabo. Asante madam. Mwaje hano gute na kamera kandi twaye wari waje wenyine. None nje nari kuza ngenyine. Nase madam ubundi uziko nkorera umukire. Umukire kamera yemerewe kuzamo hano. Umukire wangiriza usenya ingo z'abandi abagabo bose amafaranga bayazana. Nase kuzana kamera byari bishatse kugera kuki. None iyo mbireka se bari abantu bafataniyemo hari umwari kuzabashyira. Abamugana ibintu no kubisobanura. Abantu bafatanye banze ukambwira nkasaba uburenganzira bwose. Nakwatsa urufunguzo namaze kumenya ko abantu barimo hano bari ibintu. Wajya ngo
nkubwira iki mwagombaga kumbwira neza ahubwo nagomba bakareka bakazaheramo none mwe mukazabisa ntabyo gusaba uburenganzira musaba iki ko hano ari mu kazi ubusara ukibintu gusobanura gute n'abantu aha ni mu kazi uzanye twabikoze ihangane uzanye ye uramwakira ariko ntubuze uburyo yaje rero nimba ngiye umuntu amaze kundushya mu mutwe narazengereye ngomba kuza kumwishakira niko bimeze kandi muretse no ushakana n'amasi kubw'uburenganzira bwo kwinjira mu ushaka amakuru se Ikintu cyane ni amakuru. umugabo wanjye ibyo ni akazi kanjye kagira amabwiriza y'abakiriya abagenzi nyine ntabwo tureba dore ngaba rero nabibona ntabwo tureba ibyo twahora twanabirangije bishatse kuvuga ko ngera kuri bisi ntacyo byari bimaze byari bimaze ahubwo wowe urakoze akuta dufungura twakucaza kandi buriya kunyerekana ari kubireka n'ubundi yagwa hano se ubundi mukamushyiraho urabizi neza ko hano dufite nkorera umukire hano dufite igipimo umukire nyine arakoresha twandikamo imyirondoro ibyo leta idusaba turabyubahiriza ntabwo rero haguye twaba dufite uburyo twizewe nta makuru ufite ibyaberaga amahano wagira ngo we gutaka se gutaka mu bwishyu nafata umuntu wapfuye muri se mwari kumutunga iminsi ingana none ushatse kuvuga bari kuzafata na sigiye kingana ko bari barangije gufata kukureba gusa ahubwo ugize amahirwe kuba nshaka kugombye no kunshimira no kuba uyu muganga byibura amfashije nkabasha kumubona ubu wakugombye none mzihoreye sinanigaragaza wamenye sinavuze na nimero basohotse ko nateye umuntu reka nivugire nimero hata umuntu ufite ibibazo nk'ibi ngibi azamuhamagara 079 24 dodo arakoze cyane ngiye kwambara ubusa nta n'umwenda nta n'akantu umva nashaka nyanga cyangwa akora iki icyo bifite nuko amufatiye nyine abibonye hakuze umuntu guhora uza buri munsi akubeshya nta mafaranga afite kandi ko mbaho yamariye hasi akorera amafaranga mw'abantu mwadukurikiye ibintu bibaye murabibonye nta kintu narenzaho ni wara Imana iramufashe nawe arabibonye